Nshuti bakunzi ba Dsentensi twongeye kubasuhuza mu bice bitandukanye, bice muherereyemo aho muri hatandukanye, bice bitandukanye byose by'isi byo muri kora bitandukanye, hose tubifurije guhirwa no kuronka. Kandi niba aribwo bwa mbere ugeze kuri Dsentensi, usaba kanda subscribe kugira ngo dukomeze twibanire, dukomeze tukugezaho amakuru atandukanye ducisha kuri no murongo, kugezaho byinshi bitandukanye ku makuru ajyanye n'imishinga y'ubwubatsi, tuguha update zitandukanye, tukagusobanura, tukakumenyesha byinshi utaruzi, tukagusobanurira ubundi ukabasha gusobanukirwa, ukamenya cyangwa se byinshi ushaka kumenya ukatubaza tukagusobanurira. Kongera kugaruka kuri wa mushinga munini ufite impact iri direct ndetse igaragara kuri rubanda nyamwinshi, ndetse kandi igamije guhindura isura y'umujyi wa Kigali, aha mu karere ka Nyarugenge, hano mu murenge wa Gitega, aho hari kubakwa amazu menshi atandukanye, menshi ku buryo afite ubushobozi bwo kuzatuza imiryango myinshi. Nkuko muri kubibona, ni amazu menshi kandi ubona ko abereye cyangwa se afite icyitegererezo, asa neza. Nubwo bikiri umushinga, bikiri kubakwa, ariko urabona ko rwose hamaze guhindura isura aho uri hose. Uri kureba kuri no musozi ubona ko hameze neza, haryoshye, hasa neza nkuko muri kubibona kuri ano mashusho ari imbere yanyu. No mudugudu rero uri kubakwa ahantu w'amazu ageretse nkuko muri kubibona, ko twabibwira muri video ziheruka. No mudugudu uri kubakirwa ahantu muri no murenge cyangwa se mu iki gice cyahoze amazu cyangwa se imiturire y'akajagari. Bityo rero binyuze mu mujyi wa Kigali ndetse kandi n'abafatanyabikorwa ba leta batandukanye biyemeje kuvugurura imiturire yari ahantu ndetse no gusirimura umujyi, hakaba hakubakwa amazu agezweho asa neza kandi noneho yatuza abantu benshi icyarimwe mu bibanza bitoya byari bisanzwe ahangaha. Ndetse kandi hakabashyirwa n'ibikorwa remezo bitandukanye, yaba ari imihanda, kuko kubaka izi nzu biri kujyanishwa no kubaka imihanda igiye guhindura isura y'uno murenge wa Gitega cyangwa se iki gice cy'ahangaha. Imihanda izoroshya urujya n'uruza mu makaritsiye atandukanye, kandi noneho akazaba ari imihanda isa neza cyangwa se ifite isuku, ikajyanishwa n'imiturire. Rero ariyo mpamvu ari kubakwa ano mazu nkuko muri kubibona. Urabona ko rero ari amazu meza, ni amazu amwe ageretse kabiri, andi akaba ageretse gatatu. Mwumva ko rero ni amazu meza, ni amazu azatuza imiryango myinshi. Bivuze ko hano iki gice kizaba gituwemo n'abantu benshi kandi noneho mu buryo butumwa cyangwa se mu buryo bugezweho. Izi nzu rero zikaba zaratangiye kubakwa mu ntangiriro z'uno mwaka wa 2024, aho mu kwezi kwa mbere aribwo imirimo yo gusiza yatangiye. Gusa ibijyanye no gusenya cyangwa se no gukuraho utujagari twari duhari bikaba byarakozwe mu mwaka wa 2023, mu kwezi mpera z'umwaka wa 2023. None ubwo imirimo yatangiraga rero, abantu bari bahatuye n'ubundi nk'ibisanzwe bemeye gutanga ibibanza byabo, nkuko twabibabwiye ko byateganyijwe ko abantu bari bafite ibibanza cyangwa se bari bahatuye batanze ibibanza byabo kugira ngo bizubakwemo izi nzu. Noneho inzu nizimara kuzura bazahabwemo amazu. Ntabwo bazahabwa inzu zose, ahubwo bazahabwamo amazu bitewe n'ibibanza cyangwa se n'imitungo bari bahafite. Noneho inzu zasigara leta izagenda zituzamo abandi bantu batandukanye batuye cyangwa se bavuye hirya no hino mu buryo butandukanye nkuko leta izagenda ibiteganya. Gusa ku ikubitiro akaba bateganya ko bazatuzugamo bamwe mu basenywe n'ibiza cyangwa se no mu bandi bagiye bimurwa mu buryo butandukanye. Ariko ibyo byose ni gahunda ya leta. Leta niyo izagenda ishyiraho gahunda zo kuzana cyangwa se zo kutuzamo abantu mu buryo butandukanye. Gusa izi nzu zitangira kubakwa, hari gahunda yuko cyangwa se byavuga ko zishobora gutahwa ku tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, ku munsi wo kwibohora muri no mwaka 2024. Ariko nkuko bigaragara amashusho muri kubona imbere yanyu, murabona ko imirimo igikomeje, imirimo irarimbanyije. Gusa nubwo inzu zimwe ubona ko imirimo yo gusakara yatangiye, imirimo yo gushyiramo inzugi yatangiye, gushyiramo amadirishya ndetse n'ibindi bitandukanye bya finissage, ariko bigaragara ko inzu rwose zigifite imirimo, hakirimo akazi kenshi ko gukora. Gusa ukurikije ko zubatswe mu mezi 6, ibyakozwe urabona ko byihutishijwe. Urabona ko imirimo rwose yagiye ishyirwamo imbaraga nyinshi cyane, zikihutishwa ko byaranije n'uburyo umushinga ari munini, amazu yubatswemo, amazu burya ari menshi, byose ubona ko byihutishijwe. Murabona ko gusakara, gukora ibindi bitandukanye byose biracyafitiyemo akazi kenshi, kuko hari inzu zigeretswe nka kabiri. Urabona ko nazo zimwe zatangiye gusakarwa, ariko izigeretse gatatu urabona ko inzu yo hejuru cyangwa se etage ya nyuma ya gatatu ubona ko ariho nyinshi zigeze, ibikuta bikizamurwa, hazakurikira ibyo gusakara. Byose urabona ko hakirimo akazi. Gusa si ibyo byonyine biri gukorwa, kuko urabona ko
ndetse n'ikijyanye na fosse boutique kizakusanya imyanda ituruka muri uwo mudugudu. Urabona ko nacyo imirimo irimo irarangira, imirimo ashyirwaho akadomo ko hose niho hazajya hahurira imyanda yo muri uno mudugudu. Bishoboka ko naho nkuko muri video iheruka cyangwa se mu kiganiro twabagejejeho tubereka uruganda ruri kubakwa ku giti cy'inyoni ruzajya rukusanya ya myanda. Ubwo ino fosse boutique n'ubundi imyanda yavamo yajya muri ruhurura ishobora kuzajya yoborwa n'ubundi kuri ya ruganda bikajya mu bitunganywa cyangwa se mu myanda izajya itunganywa n'ubundi turutse mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Izi nzu nubwo turi kuvuga ko zitari zarangira kugira ngo zitahe kuri no tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 ku munsi wo kwibohora, ariko ibigaragara nuko zihutishijwe bitewe nuko nkuko twagiye tubibabwira mu buryo butandukanye tekinike zagiye zikoreshwa mu kubaka izi nzu. Nta marangi cyangwa se ibipande byinshi bikenewe mu mazu imbere bitewe n'uburyo zagiye zubakwa, amatafari uburyo yagiye yubakwamo, ndetse kandi ibijyanye n'amarangi ko tubivuze nta bikeneyemo cyane, ndetse n'uburyo bagiye bakora imirimo ya beto ndetse n'ibyuma buryo byakoreshejwemo n'uburyo bwagerageje kwihutisha imirimo, kuko nta gihe cyo gutegereza kinini cyabaga gihari. Imirimo yabaga iri kwihuta ku buryo ibintu byagiye bikorwa mu buryo bwihuta. Ko twabibabwiye ibijyanye no kubaka no mazu namara kuzura, ndetse na projet yo kubaka imihanda mu mujyi mu murenge wa Gitega bizaba biri kurangira, biri kujyanishwa ku buryo uzabona ko bimeze neza, kuko imihanda stage igezeho cyari kiremereye cyane cyatindije imihanda cyane, harimo kubaka ibikuta bifata inkingo nka retaining walls zagiye zitinze imirimo, ariko nazo urabona ko ziri kugenda zirangira, biri kugenda bigana ku musozo. Bivuze ko imihanda amakusha ari gushyirwamo y'ibitaka, uri kubona ko ari za kushe za nyuma cyangwa se zizwi nka base course, uri kubona ko ziri kurangira. Ndetse kandi byancanishijwe no kubaka kuvugurura ikiraro cy'amazi gihuza umurenge wa Kimisagara n'umurenge wa Gitega, nacyo cyarasanwe kikaba cyararangiye, ndetse no kuvugurura cyangwa se gusana no mugezi cyangwa se ino ruhurura y'amazi nabyo bikaba biri gukorwaho, ku buryo uzabona ko ino Gitega igiye guhindura isura, izaba bisa neza mu mpera z'uno mwaka cyangwa se mu mwaka uzarangira. Rwose ino Gitega imaze guhinduka, imaze kugira isura nziza cyane, kuko ikigaragara cyo kubaka hano mazu yo umushinga uracyakomeje, kuko mubibona nkuko muri kubibona muri video, murabona ko hari amazu mashyashya ari gutangirwa kubakwa. Bivuze ko n'ubundi kubaka amazu byo umushinga wo kubaka amazu uracyakomeje, yazakomeza hubakwa n'izindi nkuko muri kubibona. Umushinga uracyakomeje, bivuze ko Gitega igiye guhindura isura nkuko turi kuyivuga. Urabona ko byinshi bikiri gukorwa. Wewe rero icyo usabwa ni ukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane, dukomeze mugendane nayo mu makuru yose tugutegura, cyangwa se muri byinshi tugenda tugutegura byose bigiye kugeraho ku gihe. Kandi byakubuza gukanda like, share kuri no video kugira ngo bigere ku nshuti zawe ndetse n'abavandimwe bawe, ndetse kandi na comment tuyihaye karibu icyo washaka kutubaza cyose, naho ibiganiro byo tuzakomeza kubigutegura. Bye bye, ciao ciao.